Inishuro kabiri ngeze hano mu Burundi. Nigeze kuza hano kera nyiri umwana nyiba no muri Kina Music. And then nishimiye kuhagaruka hashize imyaka myinshi. Gusa feedback zituruka mu Burundi ziba ziri positive zingeraho. Twashize imyaka myinshi turi gupanga kuntu twaza hano bikagorana ariko ubu byakunze tu nishimye cyane kwa concert y'amateka hari ukuntu nari maze iminsi ndi muri tour Europe, USA ahantu hose ariko hano twagiye kwaza tuvuga dukeneye gukora ibitangaza tu so twakoze ama repetition menshi nazanye na technical team yanjye yose kuva ku sound engineers, lighting, my band abantu bose so turi team y'abantu benshi cyane twaje gukorera abarundi twaje kwereka urukundo ikintu cyo nyine tubasaba nuko they need to pull up abakeneye kuza muri concert. Big Fizzo n'umuntu nakuze numva indirimbo ze na n'ubu ngubu akinkumvisinga so ni umwe mu bapoinia dufite ba R&B muri Afrika. Big Fizzo ageze kuza muri concert yanjye turi Paris ndishima cyane ndamushaka namusuze barambwira ngo yagiye then ubungu at least biranshimishije ko tugiye gurira kuri stage like it means a lot to me no ku bantu bose. Anyways my mama wanje yari umufana ukomeye cyane wa Big Fizzo so ntaga gihari ngo abibone mbimubwire ko ibyo bintu finalement byabaye nawe muhanzi ukomeye wahuriye kuri stage na Big Fizzo but at least right now ngenda bizi umutima tuko hari yishimye cyane. Urugendo rwanjye rwagenze neza cyane. Actually ubwa mbere nza hano twaje dutwaye hasi so nagize chance zo kureba Burundi burebera hejuru. Ufite igihugu cyiza ufite igihugu cyiza cyane. Biteye ubwoba hari ibintu byinshi bifite mu Rwanda tudafite. Urugendo rwanjye rwagenze neza na General Rwanda nubwo tukigera hano. So cyakaromba je ndumva ari concert yanjye kuntu baza kwinjira. Concert yanjye ni tumaze imyaka myinshi cyane turi kuyitegura. Hakazamo muri negotiation hakazamo tubazo ako finalement service yabigiyemo n'abanakimye so turi hano tu kugira ngo tubikoreze.